Muraho neza, uyu munsi mbazaniye impamvu 10 buri muntu wese aho ariho hose agomba gutangira ubworozi bw'inkwavu muri uyu mwaka turimo wa 2025. Dore impamvu 10 ugomba nawe gutangira gukora ubworozi bw'inkwavu niba utabikoraga, kandi nawe niba usanzwe worora inkwavu. Harimo ibintu biraza kugufasha cyane, hamwe urumva bikunze kurushaho kugeza nawe ubyitangira, hamwe uvuga ati ubu nibwo buzima bwanjye bwose ngomba kuzabamo ubworozi bw'inkwavu, kuko njye narangije kwanzura ko nicyo kintu cyonyine ngomba kuzakora, kuko kinyinjiriza ibintu byinshi cyane ndetse kirimo amahirwe menshi yo kuba watera imbere binyuze muri ubwo bworozi gusa. Reka noneho tudatinze turebere hamwe ibyo bintu 10 ibyo ari byo n'icyo byatufasha kugira ngo twongere uburyo twakiyorora inkwavu. Reka tudatinze rero ku mwanya wa mbere, zihendutse mu kuzitangiza. Dore ingingo enye zibisobanura neza. Ingingo ya mbere, inkwavu zirahendutse zisaba amafaranga menshi gutangire kuzorora. Imishinga myinshi tumenyeye yuko isaba amafaranga menshi kugira ngo itangire, kugira ngo ibashe no gukuha inyungu, ariko ku nkwavu zo siko bimeze, kuko ingingo ya kabiri yo isobanura ko ushobora no gutangiza inka bimwe n'inkore ebyiri mu rugo igihe gitoya, zikaba zitanze umusaruro umwe wifuza kandi unagaragara. N'ingingo ya gatatu, ibiryo byazo byoroshye kuboneka kandi birashoboka ko wanabyihingira. N'andi mahirwe akomeye cyane kuba wakorora inkwavu. Ufite ahantu wahinga, hari ubwatsi bwo guhinga wazihingira ukazigaburira utiriwe ujya no kure. N'ingingo ya kane, ibikoresho by'ubu bworozi biroroshye kubikora cyangwa se kubigura, ntago bigoye. Urumva ko iki kintu cya mbere ni impamvu nziza yatuma worora inkwavu. Nimba hari icyo yagufasha, kanda subscribe cyangwa na like. Ku mwanya wa kabiri, zororoka vuba. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kwitaho ku mpamvu yatuma uyu mwaka wa 2025 utangira ubworozi bw'inkwavu. Dore ingingo enye zisobanura iyi mpamvu yacu ya kabiri. Inkwavu zibyarira ukwezi kumwe gusa. Ndarindi tungo wasanga ribyara muri ubu buryo. Ayo n'andi mahirwe agomba kutwereka ko tugomba korora inkwavu mu buryo twishimiye kandi binagaragara ko zizahagira icyo tugezaho. Iyindi ngingo, inshuro 2 mu mezi 3 zishobora kubyara. Aho ngaho bibagutereye, fata ukwezi kwa mbere urarubanguriye, uku kwezi kumwe uzahita kubyara, ukundi kwa kabiri wororo zibe ahangaha. Ubwo ukundi kwezi kwa kabiri zizaba ziri gucutsa bya byana byazo. Noneho ukundi kwezi kwa gatatu wongere ubangurire, ku kwezi kwa gatatu inakubyaremo. Urumva ko ndarindi tungo tuzi byabyara muri ubwo buryo. Ikindi kandi kiba kinatangaje, urukwavu rumwe rw'ingore rushobora kubyara abana hagati ya 6 kugeza ku bana 12 icyarimwe. Ibaze noneho urukwavu rukubyariye abana 12 mu kwezi kumwe. Ibaze izo nyungu nawe. Ni gute si wewe utakorora inkwavu muri uyu mwaka wa 2025? Kuko ibi ngibi niba inkwavu ruzabyara inkwavu hagati ya 6 na 12, birumvikana ko ibi bizatuma ubworozi bwawe bwihutisha umusaruro kandi ukunguka vuba bitewe n'uko zibyara mu gihe gito. So twigire ku mwanya wa gatatu. Aha turahasanga ikintu kivuga ko zidasaba umwanya munini, kandi koko nibyo bizoroye uwambaza. Inkwavu ntago zikeneye umwanya munini ngo ube uhari, kuko ahangaha hari n'ingingo enye zibisobanura. Ushobora kuzitaho utavuye mu murimo ya buri munsi. Ahangaha rero ngo tikirere, aha zikenera igihe gito mu kusukura no kuzigaburira. Zikenera umwanya wundi munini, uyu nguyu ubuhagiye. Ikindi kandi ziba mu gasanduku gato. Ntizikenera ahantu hanini kugira ngo zibashe kubaho. Zikenera ahantu hato cyane ariko hasukuye hameze neza kugira ngo zitange wa musaruro turimo kuvuga.
kuko byumwihariko ku bantu batuye mu migi nta mahirwe adasanzwe, kuko bikunze kuboneka ko hari ubworozi wakorera ahantu mu mujyi biba bigoye, ariko ahangaha ku nkwavu ho wanazororera mu mujyi kuko nabyo birashoboka. Urumva ko ni indi nkingo, akaba ari n'amahirwe ku bandi bantu batuye mu miturire kuba wakorora inkwavu. Urumva ko ni ihame, kuko niba ushaka iterambere rivuye mu nkwavu kandi ibi bintu byose ukeneye kubyumva. Tujye ku mwanya wa 4. Zifite inyama zifite agaciro. Ahangaha ubyumve neza, reka nguhe n'inkingi enye zibisobanura. Inyama z'inkwavu ni inyama zoroshye zifite intungamubiri nyinshi. Urumva ko ni inyama zikenerwa ahantu hose, zikenerwa kuko ziribwa n'abantu bose. Zirimo cholesterol nkeya. Abingibi bizafashwa zikunzwe ku masoko mpuzamahanga ndetse n'iry'imbere mu gihugu. Urumva ko ugomba gutangira ubworozi bw'inkwavu bitewe n'uko ntizabura isoko. Zirakenewe cyane, inyama zazo ziri mu nyama ziri muri kategori za mbere, zimwe twita iz'umweru, zombi n'amafi n'ingoko, ariko ni inyama nziza cyane buri muntu wese akeneye no kuryaho. Ikindi kandi zishobora kuzamuka igiciro ku masoko bitewe n'ubwiza bwazo. Weho ziteho gusa, iby'isoko weho uzabibaze nyuma wigereyeho nawe uzirebera. Iyo ni indi ngingo nziza twari turebeye hamwe ya 4 yatuma ugomba korora inkwavu nawe muri uyu mwaka wa 2025. Tujya ku mwanya wa 5. Zizafasha mu guha abana intungamubiri. Reka tuvuge ko uzoroye, ikintu nawe kizakubaho ni kimwe, ntabwo wagurisha gusa, ugomba no kugira nawe izurya. Noneho byaba ari byiza kurushaho ubaye ufite abana batoya, kuko aha ngufitiye inkingi enye zibisobanura neza. Inyama y'inkwavu iroroshye mu kunyunyurwa n'umubiri w'umwana. Turamenyeye ko inyama zindi ziba zigoye ku bana, ariko izi nyama z'inkwavu zo bisobanurwa neza ko inyama z'inkwavu ari nziza ku bana kuko banakuramo n'intungamubiri. Ikindi, zirimo poroteyine nyinshi zifasha umwana gukura neza. Sasa rero ahangaha ku babyeyi nimwe mwamenye agaciro neza k'izi nyama. Zifasha ababyeyi barera gutegura ifunguro rifite agaciro kurusha izindi nyama. Ku babyeyi ahangaha niyo mpamvu ndi kuvuga ngo nibo bamenya agaciro kabyo neza. Ikindi kandi ziba ari igisubizo ukwibura imyunyungugu mu bana bato. Birumvikana ko hari ibintu byinshi bizarinda abana bizava muri izi nyama. Urumva ko ukeneye korora izi nkwavu, so niba intego yawe ari no kuhaza umuryango wawe ukabona ugahereza n'amasoko. Urumva ko izi ngizi ni ingingo 5 tubonye nziza zakumvisha ko muri uyu mwaka wa 2025 ugomba gutangira ubworozi bw'inkwavu. So iki kiganiro rero cyaba kirekire, niyo mpamvu iki ngiki gise igice cyambere cy'ubumenyi cy'impamvu 10 ugomba korora inkwavu muri uyu mwaka wa 2025. Twe twaratangiye tugeze kure, inyungu zaragaragaye, niyo mpamvu nshaka kubasangiza ko ubu bworozi bukora. Aha rero hari izindi video twakoze mu minsi itambutse z'ubumenyi nanone ukeneye kugira ngo worore inkwavu neza mu buryo bwa kijyambere unabifiteho ubumenyi. So nimba rero ukeneye ubwo bumenyi kuko ni nihamura bukeneye, subira aho ngaho kuri channel urebe izo video zose zirimo ubumenyi bwose bwagufasha kugira ngo tuzamuke dutere imbere mu bworozi bw'inkwavu tujye mbere. Kanda subscribe, like, wandike no muri comment ikintu cy'ingenzi cyangwa washaka ko tukubwiraho. Reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha.